mwami mana y'imbabazi, mana y'urukundo, mana irahera hahera umunsi nk'uyu, ikigoroba nk'iki tuje imbere yawe, tuje imbere y'amaso yawe, ariko databuja tubanje kwiyeza, tubanje guca mu kidendezi cy'amaraso yawe Yesu Kristo, kuko databuja turi mu isi irimo imiraba myinshi, tureba tugacumura, twatekereza tugacumura. Icyo gituma tubanje kwiyeza uko turi imbere yawe mwana. Nuko databuja ndagushimye, ndaguhimbaje kubwa buri wese wabashije gutuma akandagira mu nzu yitiriwe izina ryawe, buri wese databuja umuha umugisha. Kandi mwami Imana turakwereka n'abari mu nzira nabo baza guterana, ari n'abadashobora kuza guterana kubw'akazi bakoze, mwami abo bose tubasabiye umugisha uvuye ahera hawe. Nyemerera mwami Imana tukwereke n'abandi bafite amateraniro amasaha nk'aya ngaya, kugira ngo nabo bagenderere mu mpande zose z'isi, ubwo udusura utwoherereza umwuka wawe wera kugira ngo abe ari wowe kutuyobora, nabo ntubasige mwami. Nuko databuja aya materaniro agiye gutangira aba yo kuyoborwa n'umwuka wawe wera, ho kubaho kugaragara k'umwana w'umuntu, ahubwo hagaragare kugirirwa neza nawe databuja mwiza. Mwami Imana duhagaritse za derangement zose zishobora kubaho, ari derangement zishobora guturuka ku byuma, ari n'imyuka yo gusinzira databuja, ibyo byose tubikujeho mu izina ryawe ryera, kugira ngo ibyo waduteguriye uyu munsi byose tuba ariko tubyakira mu mitima yacu. Kandi mwami n'igaburura badutegure kugira ngo tubone uko turyakira mu mitima databuja, byongere kudutunga ikindi cyumweru. Nuko mwami Imana gahunda zose bari wowe uza kuba hafi yazo. Kandi mwami Imana tukweretse ibyifuzo bya buri wese uri mu iteraniro ry'uyu munsi, kugira ngo haze kwifuza kwa buri wese. Ariko mwami Imana ikiruta buri wese ndamusabira ubugingo, kandi nanjye ariko nisabira. Nuko databuja kandi ndagusaba ko buri wese kugira ngo umuhe imbaraga zo kurushaho kuba maso no kukwegera mu minsi tugezemo, mu minsi isa nkaho itangiye gusharira umugenzi uri mu rugendo rujya mu ijuru. Tubigusabye twizeye, kandi databuja n'ibindi wabona dusize tutagusabye byose biduhana ubuntu n'imbabazi zawe, ni kubw'izina ryawe ryera, amen. Reka dufate akanya gatoya ko kuramya Imana mu gihe umuyobozi wa gahunda akitegura. Nitegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba n'amafi yose ni ibyawe. None Yesu nakwitura iki? Nitegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba n'amafi yose ni ibyawe. None Yesu nakwitura iki? Haleluya, mfashe inanga yanjye ndirimba, ituye ineza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ibyiza wakoze. Haleluya, mfashe inanga yanjye ndirimba, ituye ineza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ibyiza wakoze. Nitegereje twese, nitegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba
n'amafi yose yose ni ibyawe none Yesu nakwituriki fashinanga yanjye ndirimba ituyineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe haleluya vuga ibyiza wankoreye haleluya fashinanga yanjye ndirimba tuyineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe vuga ibyiza wankoreye ifeza n'izahabu byose ni ibyawe iby'igiciro byose ni ibyawe ibyo dutunze twabihawe nawe none Yesu nakwituriki ifeza n'izahabu byose ni ibyawe iby'igiciro byose ni ibyawe kandi ibyo dutunze twabihawe nawe none Yesu nakwituriki haleluya fashinanga yanjye ndirimbe ineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe utuyinza wankoreye haleluya fashinanga yanjye ndirimbe utuyineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe vuga ibyiza wankoreye haleluya fashinanga yanjye ndirimbe utuyineza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe vuga ibyiza wankoreye ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryande ishimwe ni ryawe Yesu we ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryande ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni rya data ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe icyubahiro ishimwe ni ryawe yoyo ishimwe ni ryawe ishimwe ni rya data ishimwe ni ryawe Yesu we ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryande ishimwe ni ryawe Yesu we ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryande ishimwe ni ryawe haleluya ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryande ishimwe ni ryawe Yesu we ishimwe ni ryawe
haleluya, Amen. haleluya, haleluya. Ishimwe ni iryande, ishimwe ni irya Kristo, ni irya Yesu. Amena. Imana ishimwe cyane ngo ibyo dutunze ngo ni ibye, izahabu. Isi niwe wayiremye, isi n'ijuru, ngo nta n'icyo twabona twamuha, ariko imitima yacu ishimwe, ishimwe ni irya data. Imana ishimwe cyane. Karibu mwene data. You
muri igihe cyiza cy'umunezero n'ibyishimo, ni cya gihe duhura n'Imana tugasenga tukayiririmbira tukanezerwa kandi tukisanga mu rugo rwa data turi bamwe. Kuko nari nababwiye rero ko haraza gukurikiraho igihe cyo kuba niba umuntu ufite ishimwe yadusangiza, ariko naje kurasa ko hashobora kuba wenda hari n'abashyitsi cyangwa se nabo bafite icyo badusangiza. Umuntu ushobora kuvuga ati yumva nanjye nezerewe cyangwa nezerewe Imana yankoreye, bityo ndashaka kugira ngo mbanze nyuzeho akanya gatoya ko guha ijambo buri wese kugira ngo yisange mu rugo rwa data. Korali n'abacuranzi babasuhuza. Haleluya. Haleluya. Amen. Urubyiruko rwose rwabasuhuza. Haleluya. Ababyeyi bose basuhuza itorero. Haleluya. Abagabo tubona nabo bibereye n'abagabo bose muri rusange basuhuza itorero. Haleluya. Dusubiremo untware. Haleluya. Untware. Untware, untware, untware Yesu. Mwami Yesu negeke. Oh, haleluya. Mwami untware ungiri mata yawe. Mwami Yesu negeke. Ibyaha byanjye byari byinshi, Mwami wanjye, Mwami Yesu negeke. Mwami wanjye, oh nyamara byose babijyana, Mwami, Mwami Yesu negeke. Wangabiye amahoro menshi, Mwami wanjye, Mwami Yesu negeke. Oh, ubwo wangeze umutima, Mwami, Mwami Yesu negeke. Misika. Mwami Yesu negeke. Haleluya. Unegeke Yesu. Haleluya. Haleluya. Oh,
icyifuzo cyiza. Haleluya. Gumana nanjye minsi yose, Mwami Yesu negete, tutari kumwe n'abapfuye, Mwami Yesu negete. Gumana nanjye Mwami wanjye, haleluya. Gumana nanjye minsi yose, Mwami Yesu negete, tutari kumwe n'abapfuye, tutari kumwe n'abapfuye, gumana nanjye, mwebwe mwenyine gusa, gumana nanjye. Haleluya. Gumana, gumana twese gumana nanjye. Haleluya. Gumana nanjye isi yose, Mwami Yesu negete, tutari kumwe n'abapfuye, tutari kumwe n'abapfuye, Mwami Yesu negete. Tutari kumwe n'abapfuye. Haleluya. Mwami Yesu ntegeke. Gumana nanjye Mwami, gumana nanjye, tutari kumwe n'abapfuye. natwe twaje imbere yawe tuje kureba, kandi udahari ntacyo umuntu yashobora. Kubana nawe nibyo bifite umumaro, kubana nawe nibyo bitugirira neza, kubana nawe nibyo byonyine turaguhendahenze muri kano kanya. Uzubane natwe, uvugane natwe. Ijambo ryawe riratunganye rwose, riravugutiye, ntabwo ryo twirirwa turisengera, riratunganye kuko warivuze afite ubushobozi bwo kweza kuko ari we wera. Dusengeye umugaragu wawe, dusengeye imitima yacu kugira ngo uvugane natwe. Gumana n'umuntu wese, vugana n'imitima yacu, turifuza kuko umva n'ukuntu babihamije hano. Baranditse, nendaga kubabwira kimwe mu bintu bikomeye mbere yuko nsoma aya magambo. Muzi impamvu Imana ariyo mutabazi wacu? Nuko abenshi muri twe tutazi no gutabaza, kubera impamvu ngiye kubabwira. Abantu bize ibintu bijyanye na soin diligence hano murabizi, kugira ngo umuntu asabe ubutabazi cyangwa hari ibintu bine bitondera. Icya mbere, yahuye n'ikibazo nuko aba agomba kubuziriye presi y'ahantu ari kugira ngo hamagare sekuru. Nuko uba ugomba kubuzi ngo Nerike ndi mu rusengero rwa Paroisse Protestante ya Marite Buseru ukuntu, ukabaha aderesi. Ikindi cya kabiri ubwo nuko umenya aho uri. Dufite abakristo benshi batazi aho bageze muri uru rugendo, bibeshye inzira ntibamenya ko banayobye.
icyo niyo mpamvu urumva ko hagize undi muntu utabaza utazi naho ari, n'abapasiteri batuyoboye nibaza aho tugeze kuko nabo nibaza aho bari, abenshi bayoboye amatorero. Urumva kubwira umupopiye rero ngo gusa ngo mpuye n'ikibazo adashobora kukurokariza ntiyaza, ariko Imana igutabara itabajije aho utuye, itabajije aho uri, itanabajije na miri yirimo. Uwiteka n'umutabazi wawe. Ikindi cya kabiri ni uko ugomba kuba uzi no gupresiza ukavuga ikibazo kibaye aho ngaho n'umubare w'abantu bakeneye ubutabazi. Tubana na bene data mu itorero batazi n'ibibazo bya bagenzi babo, ku buryo nubwo yaramuka atabaje Imana yakwivugira ibyiwe wenyine. Murumva impamvu Imana ari kwiye kudutabara? Bisobanuye ngo Nerike ndi hano habaye sandi duteranye turi abantu 52, bane muri bo ntibashobora guhumeka, abandi 5 ni bazima bashobora guterura abandi, ariko dukeneye ambulance 20. Mukajya kumva mukumva pompiye n'ibindi bigize gute biraje. Ikindi cya gatatu gikomeye ni uko ugomba kuba ufite iyo byagezaho kuguhamagara, nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utagira gute utamenye. Ugomba kuba ufite ifatabuguzi ry'icyo bita itumanaho. Muri telefone zacu nubwo utaba ntago hano bisaba bonomo. Ifatabuguzi murabizi ko simukadi yacu si ijambo ry'Imana. Umutima ducomekamo simukadi se si umutima, siko bimeze. Abakirisitu benshi nta simukadi bafite kubera ko niwe waje ibyira ijambo ntaryo. Nta hantu bashobora gusoma ngo bamenye aho mbese nta konegisiyo murabizi ni isengesho. Dusenga kangahe? Muzarebe mu myaka tumaze duhihereho hano. Yendo yasenga ku giti cyawe ntacyo. Niyo tuyahamagayemo abandi ntimuza, sinzi ukuntu bizagenda, ariko Imana niyo yari ikwiye kudutabaza kuko abenshi muri twe niti tunafitanye konegisiyo yo guhamagara ijuru. Ariko Imana yo igutabara utayihamagaye, ikanagutabara udasoma ijambo ryayo mwuka byaramo. Ibyo ntibirebaho. Iyo ubutabazi bwayo bwaje, haleluya, iza nta kintu na kimwe ishingiyeho. Ubwo singiye kuvuga n'ibindi byo kubuzi kuvuga nyine. None se wahamagara sekuru ntuyivugisha ikamenya uri mu biki? Abenshi nimwirwa musabiriza amasengesho se. Jewe nawe siko bigenda ngo badusengere. Turabizi se niba nawe tubwira badusengera? Ntago tubizi. Ariko Imana idutabara tutanagize gute tutasenze. Imana ni umutabazi wacu. Vuga ngo amen. Ariko murumva agaciro kudutabara. Izo kondisiyo zose ntago izigenderaho. Umva uko yavuze hano rero muri 46 buriya 46 nindangiza dusenge. Ntabwo nzajya mbwiriza amagambo nk'uyamara, abantu barahari turacyavuga n'ibindi. Noneho niyo byanze tutanatabaje n'intambara idutuze itwegereye itumereye nabi, Imana iraduhungisha. Kandi nta nubwo iduhungishiriza kure kuko iduhungishiriza muri yo. Reka mbabwire ikiza cyo guhungira mu Mana. Na babandi Satana dukonegitaho yikonegita maza ntago biba bigikunze kubera ko umuririmbyi yavuze ngo ndimo ndani ya Yesu. Yesu n'ubwihisho bwanjye aramisha. Tuba turi ahantu noneho na mugenzi we. Iyo wageze muri ubu bwihisho bw'Imana, biravuze ngo umuntu uba mu bwihisho bw'isobora byose. Murabizi ukuntu yabivuze. Haleluya. Iyo ibona ibintu byose bikomeye ibigenza gutya, ukabeshi nituzi naho bahungira, ihita itubera n'ubuhungiro. Imana n'umutabazi rero yarangiza ikaba n'ubuhungiro. Iravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umva ikindi gikomeye, Imana ni imbaraga zacu. Umva ikindi gikomeye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya. Umva ikindi gikomeye, nicyo gituma ntazatinya naho isi yagira gute yahinduka, naho imisozi agarutse kuri ya misozi yakurwa, ya indi yajyaga ahungiraho bakikinga mu mwanzi, yakurwa hameze gute ahayo. Haleluya. Turayisoma yose. Ikajya imuhengeri naho amazi yahorerana akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduranya kwayo. Hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema yisumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo, isi irayaga.
Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi, ikuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, ivunagura imiheto n'amacumu iyacamo kabiri, amagare yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari njye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo iri kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Hari umuntu wigeze kwandika kuri Bibiliya, yari ameze nk'urimo ukina ku mubyimba abantu biyita abanyembaraga. Aravuga ati ariko mwebwe mwasiganye n'amagare arabasiga, amaguru arabasiga, mbese amafarashi murabona mwebwe muzagurukana nayo. Ariko aravuga ati ariko twebweho dufite ubutabazi buturuka ku Mana yacu. Murebe uko ejo bundi bazambwira Feregisi, turimo tureba, murabizi ko turasoma n'amakuru, nimurebe ukuntu abantu batabara abandi se. Ikirene yaratewe nk'abantu bagiye kuyitabara, bayohereza intwaro zijya gusenya iwabo. Ariko kandi umunyarwanda agabiboneka aravuga ngo usenya urw'umutiza umuhoro. Niko badutabara. Imana itadutabaye se ninde waza? Ubundi nuko abantu inshuti nuko bigenda, uzigisha inama zikaguha umuro wo kujya kurusenya. Bamubwira ati Clementine no asigambwira nawe ukavuga tukubwira ati nawe nugenda uzahagare nyine umubwire ati ariko jya umenya ko ndi umugabo. Wavugira hejuru akanakubaza niba wa muhoro warawukoresheje. Barimo barabahanga indege z'intambara, ntago ari zirasa Moscow. Tubyumvikaneho neza. Nizitwika Kiev, nizikubita buriya bugi. Nuvuga ngo ikibombe barimo batera ntago kigwa mu Burusiya, ahubwo kirimo nuko bagutabara. Nubatabaza gusenya kuza mu rugo rwawe, bazahaguha formire rusenya neza. Bakubwira ati Clementine se ararakara gusa ati none uzamukubita urushyi. Ibyo ngibyo nuko bigenda. Abenshi nuko badutabara, ariko Imana Nyiringabo yavuze ngo niza ntago izaceceka, kandi izarwanya amahanga. Ngiyo formire yayo. Uwiteka ni umutabazi wacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Naho isi yagira gute yahinduka, imisozi ikagira gute igakurwa hayo, nicyo gituma natwe tuzagira gute tutazati. Ngaro ni mumbwirira abahanga mu kurwana dutsindwa n'umuceri wo mu rugo iwacu. Abantu babirya cyane tukayakanura, ubugingo bukagenda, imyenda yacu bayambara ngo byine neza. Nabarokore bajya babigivugira ngo umuntu yamutije ipantaro ngatangiye kubyira yabyina ubugingo nabwo bugasandara, ngakagenda mwegera ngo yewe ngo byine gakeya nako nagutije. Munyumvira abo barwani koko. Imana atari idutabaye, tuvugisha ukuri. Umva uwo ngari mwene se baririmbana. Imana idatabaye niba ipantaro itabuka igatabukana n'ubugingo, murumva Imana atari yaturengera? Mwebwe se ntago mubizi? Uwababambuye abenshi ni mu bavugisha, nta n'ugira bagavuga ati reka mubabarire, amafaranga yanyu ntajyana n'ubugingo bwayo. Use murumva Imana idakwiye kudutabara? Suko tubura inshuti se. Jewe umuntu yarambwiye taho kugira ngo urize inshuti yanjye nayamuhera ubuntu, bisobanuye ngo nawe rwose afite ikigeragezo cy'uko amafaranga yagiye n'ubugingo burajyana. Umuntu yakundaga akamubura. Murumva ukuntu duteye? Kandi wakora ubushakashatsi ugasanga benshi bakubwira iyo mvugo ngo niyo formire nziza. Sinzi n'impamvu nabo batwambura, ariko nabyo simbizi ntambara nyine. Ariko Imana ishimwe ko turengera. Nimwakira ubutabazi buturuka ku Mana. Hari byakugoye, hari ibikuzozo wa mugani w'umuhanuzi, ariko ndagusabiye ngo uyu munsi utangire wiyumvemo izindi mbaraga, umenye ko nta kindi kizakurengera. Bibiliya iravuga ngo dukura amaso ku bantu, dukura amaso ku misozi, ahubwo nidutabaza Imana izadutabara. Muhaguruke dusenge. Nizemera kwibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihone kiranisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso isinzira. Imana irinda Abisirayeli,
udukunda kandi tugushimiye yuko bitagarukiraho ahubwo uradutabara uturinda buri munsi ibitero bya satani utwitayeho cyane ijambo ryeravuga ngo naritegereje ndareba ngo sanga umukiranutsi arinzwe haleluya ngo kuko Mana umuhozaho amaso kandi ukumva no gusenga kwe turagushimiye ko wahisemo kutwirindira turagushimiye ko wahisemo kutwitabarira uko abenshi muri twe ntituzi no gutabaza abenshi muri twe ntituzi no gutabara abandi kandi ijambo ryawe ritubwira ngo abajyanye nawe gutabara ngo nawe uzabaraga ubwami bwo mu ijuru ushime kuko mwami twananiwe kuba maso ariko wewe wabaye maso ushime kuko mwami twananiwe kurinda umudugudu ariko wewe wawurinze komeza kutugirira neza ukomeze kudufasha ukomeze kutwitaho ukomeze kutubera umutabazi turagushimiye izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze icyo ushaka gikomeze kuba muri iri torero nk'uko kiba mu ijuru mwami tubabarire gukiranirwa kwacu nubwo twebwe twananiwe kubabarira abaducumuyeho ariko tugusabye imbabazi kuko ubikora ntacyo ushingiyeho natwe turebe muri uwo mubare utugirire neza Kristo urakoze mu izina ryawe amen Imana ibahe umugisha murakoze